Dani bikunda umusi wajeje kurusha akazi kamurabushi ikindi gihari nabakinya usaba nimba nzanye ngiye nkabyanga ahita mvana abantu bose urongora ubundi kukibatabyaza ese kandi byegeze gute ariko se bose uko arabarongora abakinnyi be urongora kukibutabyara ndindwi idakingiye mishu imbwa idakingiye wakoreye ikaguhemba wahembwe n'imbwa idakingiye umukecuru w'abana babiri turesha ngo ndashanga kuryamana nawe uko nakwirukanye urabizi biranazwi n'abakinnyi dukinana wasinze udashobora no kwikontorora ibyo uvuga umugani nacira bora wishinga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe wowe bora uri kunyumva wishinga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Yes, mwabyumviye rero ni byinshi bikomeje kuvugwa hano muri showbiz by'umwihariko muri filime. Uyu munsi tukaba twagarutse kuri Danizo n'iby'amazi misa postinga arekura imiriro avuga byinshi bitandukanye kuri Bora ndetse na Mishu bakinanaga muri comedy. Ni byinshi bikomeje kuvugwa, ni byinshi yatangaje, ni byinshi batangaje, ni byinshi birimo bicanganyukisha, ariko tugiye kubigarukaho hano ku buryo burambuye. Tugiye kubanza tubumve noneho hanyuma tuze dusoma ibyo Danizo ya postinze mu minsi yashize byatumye bamwe bavuga ati ibintu birakomeye. Jadi Abu Dhabi ni Habineza TV, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo yubashe kubana natwe mu biganiro byose bitaha. Ndetse icyo ngusaba ni ukujya muri comment kwandika igitekerezo cyawe ukubibona ukubyumva ndetse n'inyunganizi, ikindi ugakora share ku bantu bawe. Reka dutangire n'ama video y'imiriro hano tujye twabasha gukomeza. Face to face. Dani bikunda umusi wajeje kurusha akazi kamurabushi ikindi gihari nabakinya usaba nimba nzanye ngiye nkabyanga ahita mvana abantu bose urongora ubundi kukibatabyaza ese kandi byegeze gute ariko se bose uko arabarongora abakinnyi be urongora kukibutabyara ubundi byegeze uzabubaze ko nabanyari n'ubwana buto yakukibutabyara no kugira ngo ahera boss we iraca no nagariye dukiniraho uri kumva kugira ngo ahereze boss we raporo ahita ashaka ikintu ari bunshireho cy'icyasha nuko ari kamera igigira nk'umutyo umuntu utisize ikamusiga. Danizo muhuye visa ureke guhora utivu uvuvuka wisiga amavuta nagufate n'umweru uhorana ariko mwana mishumba wowe rero kugira ngo uzatera imbere nk'abandi bana ugiye kureka ibintu zo gukunda umusi wajeje kurusha akazi. Wiza n'umuntu muri timu yawe ngo nuko yakwemereye ibyo abandi bakwimye. Yes we focus. Ndindwi idakingiye mishu imbwa idakingiye wakoreye ikaguhemba wahembwe n'imbwa idakingiye. Nje ntabwo njya nihagarika muri toilette rusange zijya mubonetse wese nabwo nzihagarikamo, kandi toilette ishaje iranuka. Ntabwo najya kuzunguza umutwe muri arena mfite icyumba cyanjye mu rugo. Urikumva nta bushobozi mfite bwo kujya kuzunguza umutwe muri arena kandi mfite icyumba cyanjye mu rugo. Umukecuru w'abana babiri turesha ngo ndashanga kuryamana nawe uko nakwirukanye urabizi biranazwi n'abakinnyi dukinana wasinze udashobora no kwikontorora ibyo uvuga bikugwa hasi ngo utazi kajya mu kirere. Uri umuntu umubyeyi w'abana babiri, nubwo uri rimwe ugenda ubihakana ukavuga ko ufite umwana umwe kandi ufite babiri. Kwigeze no kubipfa icyo kintu wihakana umwana umwe ngo mfite umwana umwe ujye ugenda uvuga ko mfite umwana umwe ngo hari abantu baba batabizi. Tuhakana umwana wabyaye wowe ufite abana b'abahungu babiri baniga biga no ku kigo twakiniraga icyo gihe. Uwo munsi ndakwirukana ndavuga ati genda mbabarira twishutinge. Urifuza ko abakobwa bose b'u Rwanda waba nkawe bakabyarira iwabo bagahombera ababyeyi nkuko wahombera. Abakobwa bose ntago ari ibihumura nkawe bari kuri social media bashaka iterambere, bafite ukuntu bashaka gukora ibintu byabo bakiteza imbere. Wakabaye uri umugore uri mu rugo ufite umugabo wishimye uri kimama cyiza. Umugani nacira bora wishinga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Wowe bora uri kunyumva wishinga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Ubwo nyine uvuga ngo abagabo mwararyamanye kugira ngo bagushyire muri filime. Wowe uri umuntu umubyeyi ufite abana ufite umuryango ufite abavandimwe kwaza kuri kamera ngo naryamanye n'abagabo bangaba ngo kugira ngo batsire muri filime. Ugakeka ko abakobwa bose ngo ariko bigenda we ukumva ko nimba warabikoze ngo ariko n'abandi bakobwa bigenda. Ntago abakobwa bose bameze nkawe. Please rangije kuvuga Danizo wahombye umukinyi nahombye umukinyi wuhe ukinahe ngo Danizo twapfuye amafaranga ibihumbi twapfuye ibihumbi 10 wowe ufite irihe zina dufi ibihumbi 10. Ndabura gupfa amafaranga na Tereza uraje kugaragara mu maproje manini. Ndabura gupfa amafaranga na Nyirangare ugaragaje muri proje nini z'abakiramana. Nkapfa amafaranga nawe umusinzi urirwa mu kabari uza kuri shuti wasinze. Nkapfa amafaranga nawe ahantu hose wakinaga barakwirukanye. Iremera byagenze bite ku kabari wakoragaho ujya go hosting. Ntabwo nyirakabari wo kwisohoreye wasinze wateje akavuyo. Ibyo bintu by'ibitsina uvuga mu mazina ngo nge ntashobora kuvugira hanga kuri kamera yanjye. Ndangije ndakwirukana. Nyuma yaho hashize igihe runaka ama voice note yose wanyoherezaga uri kumbwira ngo ushaka kugaruka ngo wisubiyeho ngo wabaye umwana mwiza ngo iby'ubusinzi ngo warabigabanyije. Dore umuriro wa mbere Danizo yarekuye yagize ati
burya kugira neza nibyo bivamo guhemukirwa no kugambanirwa. Uwo ni inshuti yanjye, nkamufasha ibishoboka byose ngo izina rye rijye ku itara. Niwe wifuje ko itara ryanjye rizima. Wowe Bora ntacyo ntagufashije, ariko ni wowe wayoboye timu yose ishaka kunsenya. Igihe ni iki ngo ubugambanyi bwawe bujye ahagaragara n'abantu bakumenye uwo uriwe. Icyitonderwa, Imana yampaye ntaho izajya, kandi nzayikoresha ibikwiye bitari ukwiyandarika, ubugambanyi n'ubusinzi. Al Akbar. Yarongeye ati abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Uvura umuntu ijisho akarigukanurira. Always fear woman. Ukirana n'igicucucucu cye amara imbaraga. Ati ikirayi kiboze iyo ugikuye mu bindi kigenda kijujuta. Dusoza yaragize uti guha mikoro umugore ufite depression ni nko guha inkoni umusazi. Yes, mwabyumviye rero byose uko byifashe, uko imihanda inyerera mu gihe Danizo bamushinja gusambanya abakinnyi bose akoresha igitsina gore, ariko we abihakana yitwaje izi ngingo zose mubonye, ndetse n'ibindi rero byose mwumva ko twabakoreraho. Jya muri comment utwandikire maze tugufashe kubikora, turebere hamwe uko ibintu bimeze. Iyi ni Habineza TV, njye ndi Abu Dhabi. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba natwe muri byose. Wandike comment yawe, ukoreshe ya. Turabakunda, Imana ibarinde.